Wari ubizi? Muri Albania haba amasugi y'abagabo. Aba Barnisha nabone bakunze kwitwa Son Virgins of Albania ni abagore bo mu gihugu cya Albania barahiye indahiro yo kubaho ubuzima bwabo bwose ari amasugi, bakabaho bitwara nk'abagabo kandi ntibazigere bashaka. Uyu mugenzi umaze imyaka irenga 100 ukaba ugaragara cyane mu byaro byo mu majyaruguru ya Albania. Waje ushingiye ku mategeko atagoragozwa azwi nka Kanun yo muri Albania. Mu mategeko ya Kanun, abagabo nibo bonyine bashobora guhabwa umurage, kuyobora umuryango cyangwa kugira intwaro. Mu gihe umuryango nta mugabo wabaga usigaranye wo kuwuyobora, umukobwa ubishaka yarahiraga indahiro yo kuba Barnisha. Ibyo bisobanuye ko yagombaga kwambara nk'abagabo, agahabwa izina ry'abagabo, akitwara nkabo kandi agakora akazi bakora. Nanone bamwubahaga nk'umugabo mu bandi, akayobora umuryango we kandi akaragwa imitungo. Nubwo yabonwaga nk'umugabo ariko umubarnisha ni yari yemerewe gushyingirwa cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo cyangwa se abagore. Uyu munsi hasigaye ababarnisha bake cyane kandi bose barashaje. Impamvu nuko amategeko ya Kanun yambura uburenganzira abagore yakuweho, bityo bakaba nta mpamvu bafite yo kuba ababarnisha. Nubwo bimeze bityo ariko ababarnisha barubashywe cyane mu gihugu cya Albania kubera igitambo batanze cyo guhara ubusugi bwabo no kubyara, bakiyemeza kubaho nk'abagabo kugira ngo bite ku miryango yabo. Mbese iyo uza kuvukira muri Albania ya kera, wari kwemera kuba umubarnisha nawe ukabaho nk'abagabo kandi uri umugore?